Imana ishimwe. Ale, nishimye kubona Anita ndise yamaze koroherwa. Ale, ni amashimwe akomeye. Ani, ndabizi uburibwe wanyuzemo nuko byari bigukomereye, ariko ni impanuka yabaye. Ale rwose umubabarire, utekereza ibintu byinshi, sibyo? Arabizi, ntabwo nashakaga ko araswa, niwe nayo ndi kurwanirira. Uriya muhungu haka wanjye yaragiye kurasa Emile. Anita aritambika, isasu riba riwe rifata, ariko ndashima Imana yuko ntacyo yabaye. Ikindi cya mbere nshima Imana nuko Emile wese niyo mahirwe mfite. Wamwicanyi nawe ndakura, mumbabarire mumbwire neza. Ale wamwicanyi we, wamugome we. Ale oya, ntabwo Emile yapfuye. Sureba ayo maboko yawe yinkura amaraso wakojeje ku mugabo wanjye ngo Emile ukamurasa. Nawe anti even na mama na dadi titaye ku gisebe mfite wanteye. Niba koko ibyo ubeshya ari ukuri, bitari nk'ibyo mumaze kumbesha inshuro nyinshi ko Emile yapfuye, Emile akaba yarapfuye, sinzigera na rimwe mbababarira. Bakunzi b'inzira y'umusarane bashuje umurere hose nk'amaje kunakanga ubita Anita amaje kuba yagaruka ndetse Anita ari muzima. Ese none bigiye kuba byagira bitekanga ubita Anita bwe arenditse na Fabiola ati niba koko ibyo muri kumbwira ariko niba koko ibyo muri kubeshya ari ukuri koko Emile mwana mwishe we na mama, sinzigera mbababarira, sinzigera mbaha imbabazi. Ese bigiye kuba byagira bitekanga ubita ari bimucanze ndetse are ahise yifata mu mayunguyungu akabona ko ibyo yagwaniriye byose bishobora kuba bitakuna ndetse Anita atamukure cyane kwanga ubita Anita bwe arati wamwicanyi wowe umwicanyi sinakwigira nkwemera uri umwicanyi mubi cyane. Ese none bigiye kuba byagenda bitekanga ibintu bigiye kuba byagiye kino film yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane kuri benshi mufite amatsiko ndetse no kuri benshi mukomeje kugira ngo basukune bigiye kuba byagenda mumaje kunakanga ibintu bikomeje kuba byajya ngo maje kunakanga ubita mumaje kunakanga ubita cyusa akomeje kuba yakwigira ibintu bidasanzwe cyusa akomeje kugenda agira imyitwarire mibi cyane. Agira ngo nawe uje muri comment rero ugira ijambo rimwe ubwira cyusa uko muri kubona ko cyusa ibintu ari gukora atari byo ndetse muri kubona imyitwarire cyusa kiri kugenda yiduka. Agira ngo umenye ko cyusanga yari yasinze ndetse ango bita cyusa atangiye kwitwara ndabitse bishe muri kugenda mubazwa n'uburyo cyusa atangiye kugenda yitwara kandi mubizi neza ko iribagiza mukunda. Ese bigiye kuba byagenda bitekangaha ibintu bigiye kuba byagiye kino film yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane. Ngiye mugiye kubana kuri mikoro ushatse wonyeta Tik Breast kiye kuba twaganira kuri film zero sanze tureba nibigiye kuba byakurikira byose kuri benshi mufite amatsiko ndetse no kuri benshi mukomeje kugenda mwibasukura bigiye kuba byagenda. Ngiye kuba nawe amatsiko kandi ngiye kuba nabwira bigiye kuba byakurikira byose muri no film Insirimo Saduri ko navuga ko ahangaho bita kwa ahangaho ko navuga ko kwa rugimwe ibintu bigiye guhindura ndetse ahangaho kwa rugimwa umuru ugiye kuba wakwaka. Ese biri bwaze kuba byagira bite kuzavuga kanga ibyo kwa rugingo bigiye kuba byahindura ndetse nyina ntambara agiye kuba yabivanga ndetse nyina ntambara agiye kuba yabivanga dore ko navuga ko nyina ntambara agiye kugaruka nta mikino ndetse nyina ntambara agiye kugaruka yarakaye. Ese biri bwaze kuba byagira bite kanga ubita nyina ntambara nta mikino ndetse nyina ntambara biri bwaze kuba yabaga nta kigenero kanga ibintu bigiye kuba byayono ko no film yacu igiye kuba yagiye iryoshye cyane cyane kandi mugiye kuba mwatungwa cyane n'ibyo mugiye gutangira kubona muri film Insirimo Saduri dore ko mwabashe kubona ko ahangaho bita nitavuze ati niba koko Emile mwana mwishe kuko niba ibyo muri kumbeshya ari ukuri kwa kumenyereye ko musanzwe mumbeshya niba koko ibyo muri kuvuga ari ukuri koko Emile mwana mwishe sinzigira na rimwe mu buzima bwanjye, sinzigira na rimwe mbababarira. Ese biri bwaze kuba byagenda bite? Ese Anita azabasha kuba yababarira are? Ese Anita naramuka amenye ko Emile ari muzima bizagenda gute? Ese Emile azabasha kuba yabona Anita dore ko navuga ko Emile azi yuko Anita yapfuye cyane kwanga bita Emile cyane kwanga bamaje kurasa Anita ndetse Emile yahise agira ngo Anita arapfuye. Ese none bigiye kuba byagira bitekanga ibintu bigiye kuba byajya ko navuga kwanga bita are ibintu yakoze zikagiye kuba yatsindira Anita ko bigiye kuba byamugaruka kandi agiye kubura ko yakoze ikosa rikomeye cyane cyane kwanga bita Anita bwe arati sinzigira nk'ubabara ndetse n'iki gihe ntitaye no kuri iki gisebe wanteye niba koko warishe Emile ntago zigira nk'ubabarira. Ese bigiye kuba byagira bite ko navuga ko ango bitari yapanze kuba yafata n'itundi akamujyana mu murenge wundi bagasezerana. Ese Anita
itazabasha kuba yabyemera itazabasha kuba yajya mu murenge dore ko navuga kango bita aragiye kuba yashaka uburyo atanga mu ruswa kugira ngo babashe kuba bamusezeranya na Anita gusa n'ibyo ari kupanga byose ndetse n'ibyo ashaka kuba yakora kugira ngo asezerane na Anita mu murenge ntago bizigera bikora cyane ko muzi ko mu murenge hari indahiro ivuga ati ese wemera nta gahato ngira ngo urabizi neza ko bakumaza kukubaza kuko nimba nta gahato bagushyizeho rero navuga kango bita Anita azavuga yuko ari agahato ese bizagenda gute Anita azongera kuba yabona Emile nawe amatsiko nimeshe kandi nakomeje kubazwa bigiye kuba byagenda gusa ugiye kubona kanga ibintu bigiye kuba byajya kandi ugiye kubona ko Rugemwa bigiye kuba byamucaga ndetse Rugemwa agiye kubona ko ibyo yikurure noneho ari bidasanzwe cyane ko navuga kango bita Nyantambara nta mikino ndetse Nyirantambara agiye kubaga nta kinya cyane ko Nyirantambara yasezeranyije ujya nkubwira ati nindamuka amenye yuko wancaga inyuma nindamuka amenye yuko ufite undi mugore nindamuka amenye yuko mama iribagize ari muzima koko cyangwa ufite undi mugore nzakwikonera ngira ngo mwese murabyuka kanga bita Nyirantambara yabwiye Rugemwa ati ngiye nzagukona ese bigiye kuba byagira bite ko navuga ko Nyirantambara agiye kuba yagaruka ubundi akamenya ukuri ndetse Nyirantambara agiye kuba yagaruka akamenya yuko mama iribagize ari muzima ndetse mama iribagize abyaranye na Rugemwa cyane ko umwana wa Rugemwa yigeze kuba yazanga umwana wa mama iribagize ndetse na Rugemwa yigeze kuba yazanga gusa kango bita Rugemwa agahakana akavuga yuko atari umwana rero avuga ko angaha ibintu bigiye kuba byamenyekana ndetse ibyo Rugemwa hishe ndetse n'ibyo Rugemwa yanze ko bimenyekana bigiye kuba byajyanze mbere ko dukomeza ndagira ngo manse nkwereka agafilme kari guca ibintu hirya no hino dore ko ari beshi mwakomeje kugenda mugakunda cyane ndagira ngo nawo manze uri bakaga agagacera ubu nize tugana ndetse mbabwira n'agashyika bashije kuba kagaragara muri no filme inzira y'umusaraba. Amazina yanjye yita Kazuba. Muraho, amazina yitwa Derek. Mbere yuko tubagezeho itangazo wanze murebe ino trailer. Bakunze filime nyarwanda noneho Bonflix kuzana filime y'akataraboneka yitwa Nibavuga Barababara. Ni filime ivuga ku mugabo witwa Murenzi watandukanye n'umugore w'inyuma akaza kwishakira undi mugore witwa Fabiola. Gusa Murenzi afite abana babiri ariwe Keria ndetse na Rwiri. Ese Keria kashaka kwica mukase Fabiola yaba ari kumuziza iki? Suwe ibi ni biki warugiye gukora warugiye kunyica washi cyane narabivuze warati warugiye kunyica. Ese ko mudugudu Michel yivanze muri iki kibazo kirakemuka? Fabiola tugira uburyo tugenza ibintu reka maze mvugane na papa. Uyu ntabwo ari wagiriwe icyaha. Ku rundi ruhande Fabiola afite imipango mibi arashaka kurya imitungo yose ya Murenzi ubundi akisangira urukundo rwe kuko afite undi muhungu bakundana. Ndagukunda. Ese mama Keria we azongera abonane n'abana be? Murenzi namenye yuko Fabiola afata abana be nabi bizagenda bite? Namenye yuko Fabiola bwo afite imigambi yo kumurya imitungo ye yose akigendera bizagenda bite? Ntucikwe n'iyi filime iri guca kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Bonflix. Manuka muri comment twayipininze ni comment ya mbere uyiklike urahita ugera kuri Bonflix, kore subscribe ubundi uryoherwe. Episode ya mbere n'iya kabiri uzahageze. Wamana we urareba ni wowe ubyumva Nuko araguhemukiye. iyo trailer urebye ni ya filime bitwa Nibavuga Barababara. Mumanukiye kuri comment ukirikeho urahita ubona link iyi filime vuba ahangaha muramumbonamo. nanjye muramumbona. Murakoze. Ngira ngo nawe urabibonye yuko aragafilme kazishyira ngo nawe ubonye karagafilme kagiye gutangira gushira no mu minsi mike cyane dore kari beshi mugiye kuba mwatungwa cyane ndetse mugiye kubona kino filme igiye kuba yatangira kugira hiryoshye cyane dore ko navuga kaga ibintu bigiye kuba byagenda tsanga navuga ko Rugemwa agiye kuza noneho bimucanga Rugemwa agiye gushaka ukahunga ndetse Rugemwa nashaka guhunga none nibibwazi kwigira bimukundira dore ko navuga kanga bitero Rugemwa kimara kumva yuko rurangirwa musaza iribageza amajije kwaka konje kugira ngo abashe kuba yakurikira imitungo ye wabo ndetse abashe kuba baza gufasha mugira ngo nyikwango bitero Rugemwa byamuteye gwa ndetse Rugemwa yese abwira Fabiola ati nimba koko ari ko bimeze tugomba kuba twashaka uburyo tubigenza ubundi tukaba duhagaritse urubanza ho gato y'ubundi nkashaka uburyo nkura uriya muhungu mu nzara tugashaka ukuntu tumwikiza. Ese biri bwaze kuba byagenda bite ko navuga kanga ibyo Rugemwa byose ari gupanga ndetse n'ibyo Rugemwa ashaka kuba yakora bitarigera bimukunda ndetse Rugemwa bwaze kuba yajyanwa muri gereza. Ese wowe uri kumva Rugemwa kwiye kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza no ushaka kujya muri ko bitwa tubwira imyaka wumva akatira
rugemwe ubaye uri umucamanza uri kumucira urubanza urumva rugemwe akwiye kuba yakatirwa imyaka ingana ngira ngo ubonye ibya byose rugemwe yagiye akora ndetse n'ubugome bwose bwa rugemwe urumva rugemwe akwiye kuba yakatirwa imyaka ingana cyane yuko mwabonye kanga mama Iribagiza yavuze ati rugemwe nta kindi gihano ukwiye ntago ukwiye gufunga ahubwo ukwiye kuba wapfa kubera yuko nicyo gihano kigukwiriye ese nawe uri kubyumva urumva rugemwe akwiye kuba yapfa nawe ushobora kujya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo dukomeze kugenda tuganira kuri no filime zino saka turebe bigiye kuba byakurikiraho byose cyane yuko ravuga ko anga mwamajije kubona kwanga ibintu bitoroshye mwamajije no kubona kanga bita Anita ibintu bigiye kuba byakomera cyane yuko mwamajije kubona ko n'umugabo ngo ni shitani yamajije kuba yapanga kwiba umwana wa Isimbi gira mwese mwabibonye ko yapanze kwiba umwana wa Isimbi ndetse ashaka kuba yamwiba iri joro ese bigiye kuba byagira bite ko umwana avuga ko Isimbi agiye kuba yabura umwana we biraza kuba byagenda bite ko navuga ko anga Isimbi ashobora no kuba yakwiya gusa kuri benshi mufite amatsiko ndetse no kuri benshi mwakomeje kwibaza muvuga ati ese umwana wa Isimbi bizagenda gute ese no mugabo ni umwana wa Isimbi Simba azabona umwana we gute gusa ndagira ngo ko ibintu bigiye kurya kandi mugiye kubona yuko umwana wa Isimbi nta kintu azigira kandi hari umuntu ugiye kuba watabara umwana wa Isimbi byaba ari kwica filime ndamutse babwiye umuntu ugiye kuba watabara umwana wa Isimbi gusa ndagira ngo ko hari umuntu ugiye gutabara umwana wa Isimbi ndetse Isimba azamushimira cyane ese biraza kuba byagenda bite kuri benshi rero mwumva yuko Imana izabikoze ibitangaza ndetse no kuri benshi mwumva yuko Imana izabigize gutya ikatabara umwana wa Isimbi ndetse izabikoze ibitangaza bidasanzwe cyane ndagira ngo ujye muri comment nyaboneka wandikemo amen kugira ngo utweke kuri kumwe natwe kandi ukomeje kugenda dukurikirana 5 kuri 5 kuko ndabizi yuko ari beshi mu mufite amatsiko rero nyaboneka ndagira ngo nawe ujye muri comment ugira ikintu usiga muri utabasha kugira ijambo wandika muri kugakubitamo amemoji y'umutima kugira ngo utweke ko uri kumwe natwe kandi bifuza kugira ngo umenye ibigiye kuba byakurikira byose muri ino filime izira musadire ko ari beshi navuge ko mufite amatsiko ndetse ari beshi bamushaka kugira musobanukirwe byinshi gusa anga ibintu bigiye kuba byaryoha cyane ndetse mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byagira bishye yuko dukomeza ragira manze bibariza akantu gatoya cyane ku bantu mukomeze kugenda mumbaza muvuga ati amafaranga y'icyuzi turashaka amafaranga y'icyuzi ase amafaranga y'icyuzi yanyu nayo atwaye je ariko muhora munyishyuza amafaranga y'icyuzi muri comment na amafaranga y'icyuzi ariko hari nashonje mwashonje nago mwariye nago ari bino filime ziri umusaraba arega ushonje ngo bivemo abantu benshi bugura kumbwira ati nashonje ngo amafaranga y'icyuzi amafaranga nta mafaranga y'icyuzi mfite nyene nubwo birantu mbasha gusonjwa umuntu usobanukiye bira bintu by'amafaranga y'icyuzi ashaka kujya muri comment akatubwira kuko ni beshi cyane hafi 50% za comment ngunda kubona ziba zivuga ati amafaranga y'icyuzi turashaka amafaranga y'icyuzi rero ndashaka kugira amenye amafaranga y'icyuzi byagenze gute ese nayo twaye ryari musobanurire kugira ngo tubashe kuba twagerana neza ndetse dukomeze kugenda twigana rega yo janga bagira ngo tugare ndetse turebe nibigiye kuba byakurikiraho kuba afite amatsiko mbashe kuba nayamamara kuko ndabizi yuko ari beshi cyane ndetse ari beshi mukomeze kugenda muvuga ati ibintu tubwira tubona ari byo dore ko ku bantu mwambashije ati ese kanyana katagaragara muri ino filime ese ko dushaka kanyana ko tumukumbeye cyane agira ngo amaje kubona ko yamaje kugarukamo ndetse ahangaho bita kanyana agiye kuba yabaga nta kinya ndetse kanyana nta bintu by'imikino dore ko navuga ko none ahangaho ibintu kwa rugemwe niyo mpamvu uri kuvuga ati ibintu byo kwa rugemwe bigiye kuba byahinduka umuro ndetse ibintu bigiye kuba byaryo mwamaje kubona ko mama Iribagiza nawe ibintu bigiye kuba byagenda neze kuri benshi mwari mufite ubwo muzi ko mama Iribagiza wenda yagira ikibazo ndetse abenshi mwe mufite ubwo muvuga ati mama Iribagiza ashobora kuba yapfa ndetse Fabiola ashobora kuba yaroga mama Iribagiza gusa muri kubona ko mama Iribagiza noneho ahubwo ibintu bigiye kuba byagenda neza ndetse ibintu bigiye kuba byajya kuko nimba mama Kanyana hari ndetse na Kanyana bakaba bagarutse kandi mubizi neza ko mama Kanyana ndetse na Kanyana bari bashyigikiye Iribagiza ndetse bafashaga Iribagiza cyane urumva ko nuranga bagiye gutangira no gufasha mama Iribagiza ku buryo mama Iribagiza bagiye kuba bamukavaringa ese bizagenda gutera rugemwa azabasha kuba yatsinda amatsiko ni menshi ndetse naho komeje kwibaza ukuntu bigiye kugenda gusa rugemwa ibyo bigiye kuba byagenda ndetse mugiye kubona kwango bitanyantambara nawe agiye kumanza gutera ubwoba rugemwa ndetse rugemwa agiye gusaba imbabazi rugemwa agiye gupfukamiriza agavuga ati mbabarira nago nzongera gusanga navuga ko nyirantambara agiye kumwereka ndetse nyirantambara agiye kuba yahisomo rugemwa ese biri bwaze kuba byagenda bitekagamwa aje kubona ko bita cyusa nawe atangiye kugira imyitwarire idasanzwe ndetse cyusa atangiye kugira imyitwarire mibi cyane agira ngo mu gikwanga cyusa yatangiye gusinda ndetse cyusa yatangiye kunywa inzoga kandi muri bizineze kanga kwa cyusa batagiye banywa inzoga ndetse cyusa kuva mu bwana bwe atigeze anywa inzoga gusa mwabonye kwanga uyu munsi yatangiye kuba yanywa inzoga rero nyaboneka nagira ngo nawe ugira ijambo rimwe ubwira cyusa ese ibintu cyusa ari gukora n'ibiki ko cyusa atangiye kuba yakushura mu nzoga umvice gango bita Sylvia bwe cyusa ati
niba utangiye kuba wanywa inzoga, niba utangiye kuba wagira gutyo ukazana inzoga ahangaha, ejo bundi uraba watangiye no kuzana abagore, ese bigiye kuba byagenda gute? Ese Cyusa yaba afite ikihe kibazo ko twabonye ko kuva umunsi Iribagiza wumanetse Cyusa yatangiye kwitwara nabi, ndetse Cyusa yatangiye kwereka Iribagiza ko atagiye mukunda? Ni ibiki by'abari biri gushuka Cyusa? Ese nawe ufite amatsiko, nawe uri kubazwa bigiye kugenda, gusa ugiye kubona kanga bita Iribagiza agiye kuba yahumuka, kandi namara guhumuka uri bwaze kubona kanga bita Cyusa ari bwaze kuza kumupfukamira amubwira ati mbabarira, sinzongera, mbabarira narakosheje ndetse nakugiye kure. Ese Iribagiza azabasha kuba yababara Cyusa? Cyane ko twamaje no kubona kanga bita Iribagiza atwitinda Cyusa. Nyamwumvishe ko mama Iribagiza yabwiye Cyusa ati nuramuka umbabarije umwana, nuramuka ugize gutyo umwana wanjye ukamwanga ukamubabaza, uzaba ugiye mu banzi banjye. Ese biraza kuba byagenda bite? Ese Sylvie ntago azabibwira mama Cyusa? Kandi murabizi neza ko mama Cyusa ari umuntu w'umukristo, ndetse mama Cyusa atajya anywa inzoga. Urumva ko aramutse amenye ko Cyusa yanywa inzoga, urumva kanga ibintu byahita bihinduka ibindi. Ese biri bwaze kuba byagenda bite? Kanga mu maje no kubona kwanga bita mwamaje kubona kanga ibintu bigiye kujya, ndetse mwamaje no kubona kanga bita Emile yamaje kuba yakira, ndetse Emile yagiye kuba yagenda ku buryo agiye gutangira guhiga Anita. Ese Emile azabasha kubona Anita? Nawe matsiko ni menshi, gusa ugiye kubona kwanga ibintu bigiye kuba abyayo, ndetse ibintu bigiye kuba byagiye biryoshye cyane, ndetse mugiye kubona ko anga rugemwe ibyo bigiye kuba byarangiye, ndetse rugemwe agiye kuba yajyanwa muri gereza, ubundi aganirwa ibya byose yakoze. Rero nyaboneka niba narakushaka kugira ngo tujye tugana, kandi dukomeze kugira turebera hamwe ibigiye kuba byakurikiyeho byose, ukabugeza ahangaha bwa mbere, ndetse ukaba wifuza kuba umwe mu banyamuryango bacu kugira ngo tujye dukomeza kugenda tuganira kuri ino filimi z'umusaraba. Nyaboneka niba koko ukurikirana ino filimi z'umusaraba kuko atari uburyarya, ndetse atari no kubeshya, ukaba ugikurikirana by'ukuri, ndagira ngo ngusaba akantu gatoya cyane. Nyaboneka gerageza ukande kuri iyo buto yanditseho hasi subscribe, gerageza ukandeho, ndetse nurangiza ufungura inzoga niba wifuza kugira ngo ujye ubona buri kiganiro cyose dushyizeho, ndetse na buri kintu cyose dushyizeho uzajya uhita ukibona mu ba mbere, kuko nababwiye yuko ndi ready ndetse niteguye kuba nabajyana aho bakina ino filimi z'umusaraba. Ariko ntabwo nabajyana mu gihe gifite abasubscribers bake, ntabwo byakunda yuko mbajyana. Rero nyaboneka gerageza mu nkandire kuri subscribe kugira dukomeze kuba twakwagura uno muryango. Rero ejo bundi tubasha kuba twagiye, uzabashe kuba wakurikira, ndetse uzabashe no kuba wagira byinshi umenya kuri Emile ndetse na Anita, kuko ni benshi cyane mwagiye mumbaza muvuga ati Emile ndetse na Anita ese barakundana, ese n'umugabo n'umugore? Ibyo byose n'ibindi bisa nka byuri kwibaza byose nzakumara amatsiko, kandi nzakubwira buri kimwe cyose, ndetse nzabasha kuba nakubwira agashya kabasha kuba kagaragara muri ino filime, ndetse mbashe no kuba nakwereka ibintu bikunda kuberamo bisekeje cyane muri ino filime Inzira y'Umusaraba, ndetse nkwereke n'uburyo iyo bari kwikina bimeze, ndetse n'iyo bashoje kwikina ukuntu baba bimeze. Asi nawe ndifite amatsiko ushaka no kuba wamenya amateka ya bamwe mu bakinnyi bakina filime Inzira y'Umusaraba byose, ndetse n'ibindi byose wibaza cyane. Kuri ino filime Inzira y'Umusaraba naje nkubwira ko ndi igisubizo, MK ndi igisubizo. Nyaboneka rero gerageza ubyonde kuri subscribe kugira tujye dukomeza kubana, kandi dukomeze kugenda dusengekwa byinshi, ndetse dukomeze kugenda turebera hamwe ibigiye kuba byakurikira byose, ndetse kuri byinshi mufite amatsiko mbabwira yuko noneho ngiye kuba nabereka yuko ino filime yacu ngiye kuba nabigeza ku rundi rwego, ndetse agiye kuba namara amatsiko. Rero nyaboneka ndagira ngo nawe ujye muri comment utange mu gitekerezo, ndetse ugire ijambo rimwe ubasha kuba watubwira kugira ngo tubone yuko wadukurikiranye, ndetse wageze ku musozo w'iyi video. Nyaboneka niba wageze ku musozo w'iyi video, ndagira ngo unyarukire muri comment ukubitemo amamoji y'umutima kugira ngo ndebe ko wakomeje kudukurikira, kandi wifuzaga kumenya ibigiye kuba byakurikiyeho byose. Gusa niba ufite amatsiko, ndetse niba ukomeje kwibaza uvuga ati bizagenda gute, amatsiko yawe agiye kuba yashadura kwanga mugiye kubona ko Emile agiye gutangira kuzanga kwa Nyirantambara, ndetse agiye gutangira kuza gushaka Anita. Ese noneho ko Anita bamaje kumubwira ko Emile yapfuye bizagenda gute? Ese Anita yabashije kuba yabyiza? Gusa ngomye kwanga kugira ngo Anita yizere ko Emile yapfuye, ntago ibintu bishoka cyane. Kwanga ubwo barasaga bamaje kurasa Anita, ndetse Anita rero bamaje kuba wagwa muri kumubundi Emile bakamurasa nyuma. Urumva ko rero anga kugira ngo Anita yizere yuko Emile yapfuye, ntago ari ibintu byahita bikunda, cyane yuko n'ubwa mbere bamubeshye ko Emile yapfuye kugira ngo abashe kuba yakunda Are, gusa ntibikunde. Rero navuga kanga nubwo Anita bamubwiye ati Emile yarapfuye, Emile naramwishe, ntago Anita yahita byizera. Gusa Anita agiye gutangira kwanga Are runuka, ndetse Anita agiye kujya abwira amagambo mabi Are. Ese bizagenda gute? Arazabigenza gute? Ko twabonye ko ahanga ubita Are wagira ngo ni gatumwa, ndetse akunda Anita cyane, gira ngo mu gikwanga ubita arakunda Anita cyane, ndetse yanakora buri kimwe cyose kugira ngo Anita abashe kuba yakwishima. Gusa twabonye kwanga ubita Anita atamukunda, ndetse adakunda n'uburyo Are yitwara mu cyane, ko Are ni umuntu utagiye wubaha abagore. Ngira ngo narabibonye kwanga ubita Anita aramutse abanye na Are yajya yigwa kubitwa buri munsi. Ese bigiye kuba byagera bite kangaha?
ibintu bigiye kuba byagiye bigikenya nyaboneka ndagira mbabwire ko agiye no kuba nagana ku musozo ndetse mbabwire yuko mbakunda cyane rero nimba nayo koko utankunda urumva ko ufite ikibazo nimba nagiye ngukunda nyaboneka nta muntu wanga urukundo nta muntu ujye wanga urukundo nimba umuntu agukunze nawe ujye ugerageza umukunda nimba nanjye mbabwiye ko mbakunda cyane nyaboneka nanjye nimunyereka urukundo ntabwo nshaka yuko ino video igira views ibihumbi nangiza ngo igire like 100 reka ndashaka igira like menshi rero nyaboneka ndagira ngo nawe ugerageze urayikinge ino video urayikinge kugira ngo ikomeze kugenda igira kuri benshi ndetse abenshi babashe kuba bamenya ukuri ndetse benshi babashe kuba basobanukirwa byinshi muri no frame ezero ko ndakeka neza yuko akanye tumaranye ndetse n'igihe tumaranye tugenda tureba ibigiye kuba byakurikiyeho byose ndakeka hari byinshi cyane wungutse ndetse ndakeka hari byinshi cyane umenye bigiye kuba byakurikiraho ndabizi ko uba ufite amatsiko menshi uri kubaza se bigiye kugenda gute ese ko muduhaye agace gato ni benshi mukunda kugenda mwifuza ati muzatwongeye iminota wenda muyigire nk'isaha gusa kuri bamwe mwasabye ati tuyigire iminota myinshi tubashe mbere murabizi ko twashyiragaho video ifite iminota igera kuri 22 23 25 gusa mwabonye ko twayongeye tukayagira 34 30 gutyo urumva ko rero igitekerezo cyane twabashije kuba twacyumva ndetse tukabasha kuba twabumva ko kubiko ibi byose dukora ni mwebwe tubikoramo duhaye ntago twabikora rero nyaboneka nawe ushobora kujya muri comment ukaduha igitekerezo cyawe ese urabona bigikuye kuba byagenda gute ese urabona iki cyakongerwamo urabona iki cyakugwamo nawe ujya muri comment ntago wabura ikintu wandikamo utagize icyo wandikamo ushobora kutubwira ati ndabakunda cyane cyangwa ukakubitamo mu mujimu mutima twika kudukunda cyane kuko ntago mpamye neza ko abantu mwese muzi kwandika abantu batazi kwandika ntago wayibega hano emoji gerageza rero ujye muri comment ushyiremo akayemoji kugira ngo tweke ko udukunda cyane kandi ukomeje kugenda ukurikirana ino filimi zino musadure kari benshi mukomeza muvuga ati ese zarangira ryari bizagenda gute angiye muranibaza n'impamvu mwibaza ati zarangira ryari ino filimi ni filimi nziza cyane kandi benshi mukomeza kugenda mwerekana ko mugikunda cyane ndetse benshi mufite amatsiko ku buryo mu minota mike yigishyizweho imaje kurebwa n'abantu barenga ibihumbi 10 mu minota mike iterenze veni imaje kurebwa n'abantu barenga ibihumbi 10 nyaboneka rero sinibaza impamvu mvuga ati zarangira ryari kandi ari filimi nziza cyane iryoshye mwagakwiye kutubwira ati mwayikomeje kazagira episode nyinshi byibuze kazagira nka episode 1000 kugira ngo mukomeze kugenda muryoherwa cyane babwira ati rero ni nanganshoreje anje mwabanye kuri mikoro banyita Tiki Blaze ndabakunda cyane kandi boza ku mutima kuri benshi munzi nka MK niryo zina ni kwanga kuri YouTube gusa ndabakunda cyane kandi mbawuza ku mutima ciao ciao